Data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane ko uri mwiza, tugushimiye ko uri Imana ishoboye byose, tugushimiye ko turiho ku bwawe, dushimiye ko watanze Yesu kugira ngo umuntu wese ukwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, izina rye nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ubuzima uduhaye uyu munsi wa none, uhaye abantu mu buryo butandukanye. Dushimiye ko utandukanyije umucyo n'umwijima, tukaba twinjiye mu mucyo. Uyu munsi uturemeyeho kubaho, tuguhaye icyubahiro. Abakobwa, abagabo, ababyeyi mu ngeri zitandukanye, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, tugushimiye ibyo udukoreye bikomeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tuboneyeho gusengera umuntu wese ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, kugira ngo ugikemure. Urwaye numukize, ufite intambara ntuzigwane, ubuze icyerekezo numuhe icyerekezo, ufite amadeni numwishyurire, wumva ubuzima arimo kubusohokamo bimugoye, mucire inzira y'uburyo agomba kubusohokamo. Ineza y'Imana ikomeye abe ari ugaragara, niwe Mana yacu. Bibiliya iravuga ngo naho Aburahamu atatumenya, Sera ntatumye ko uratuzi. Turagushimiye ko uri Imana ituzi, turagushimiye ko uri Imana ituzirikana, enemora sando enemo. Tushimiye ko uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora iby'imbaraga, uri Imana ikora ibidasanzwe. Mu izina rya Yesu wa Nazareti dusengeye abantu bawe, twirukanye indwara yose yaba uri umuntu uwo ari we wese, kugira ngo imuvemo uhereye kano kanya. Urwaye hypertension imuvemo kano kanya, urwaye kanseri tumwate wo gukira uhereye kano kanya. Mu izina rya Yesu wa Nazareti, wari uri kuri randevu, uri Imana ivuguruza ibintu mu buryo butandukanye, ugakora ibidasanzwe, kuko uri Imana ishoboye byose. Niyo mpamvu dusengeye abantu b'inzego zose, dusengeye inzego za leta, dusengeye inzego za gisirikari, hose nutangemo uburinzi, dusengeye inzego z'abaganga, hose nutangemo uburinzi, dusengeye abacuruzi mu nzego zitandukanye, kugira ngo bakureho ibihombo. Ukora iby'imbaraga, imbaraga z'Imana zikomeye zigaragare. Ababaswe n'imyuka y'inyatsi yose tuyitesha agaciro, twasenze kugira ngo uyu munsi ubaremeye baboneremo umugisha n'imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Ucyahe ubwami bwose bwa Satani, imbaraga z'Imana zikomeye arizo zigaragara kuri bo, bakure mu bwiza ubajyana mu bundi. Kwakiriye kubaho, kwakiriye amahoro, kwakira imbabazi zawe, kwakira urukundo rwawe, kwakira umugisha wawe, kwakira icyoro cyawe, kwakira ubwiza bwawe, kwakira ineza yawe, kwakira umucyo wawe, kwakiriye imbaraga zawe zibohora, kwakiriye ubuzima binyuze muri Kristo Yesu, kwakiriye kubaho binyuze muri Kristo Yesu. Ngo tugire neza, kore iby'imbaraga. Bari bananiwe ubaha imbaraga, bari bacitse intege mu by'ubugingo wongere ubabyutse. Biravuga ngo ni wowe uha intege abananiwe, warangiza ukabongerera imbaraga. Urakoze kugize neza. Dusengeye umuntu wese bwumva iki kiganiro, ari ababyutse, ari abaryamye, ari abagiye mu tuzi dutandukanye, bose kugira ngo bahabwe umugisha n'Imana, koko kwiza kw'Imana kuri kugaragare mu izina rya Yesu, amen. Kaze wowe ubana natwe umunsi ku wundi hano kuri Golgotha TV Sam. Hano hanyaho Imana ikuremeye, kugira ngo wakire umugisha w'Imana kandi wakire imbaraga z'Imana. Tubona hari abantu bagenda baduhamagara mu buryo butandukanye, bavuga ko basenganye natwe bakabona igitangaza cy'Imana. Komeza usengane natwe, ntawagize icyo akena asenga, kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo ahari kurakwara umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nimba twaramenye Imana, ntacyo Imana izima abagenda bageze ute batunganye. Ni wa munsi rero tubana nyine umunsi ku wundi. Dushimira wowe wakoze subscribe, kandi dushima nawe ugezeho bwa mbere. Twakwinginze kugira ngo uyikore, kugira ngo uko ikiganiro kije hanyuma uhite ukibona. Wiba umushyitsi
abana natwe umunsi ku wundi hano kuri Golgotha TV Sam. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Aya ni amahirwe yo kuboneramo umugisha w'Imana, ni amahirwe yo kuboneramo igitangaza cy'Imana. Imana igiye kukunaka. Kadusome ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi nibanze mu butumwa bwiza kuko nibwo numva umwuka nyoherejemo cyane ko twaganira. Ubutumwa bwiza bufite imbaraga zikomeye. Ubutumwa bwiza nibwo bwatumye twitwa abana b'Imana. Ubutumwa bwiza nibwo bwatumye tubohoka, nibwo bwatubyaye, no tuvuka, niho idiyene yacu iri. Bivuga ngo rero Imana ijye iduha umugisha kandi ibahe kumva neza icyo Imana ishatse kuvugana nawe. Imana ikuntumyeho ijambo rivuga ngo marayika w'Imana ugutumweho uzanye mishaje nshya ku buzima bwawe, mishaje y'ihumure, mishaje ikubwira ko ugomba kongera kubaho, mishaje ikubwira ko ugiye kwakira ibintu wowe wibagiwe, utakinasengera, utakinatekereza, usigaye wicara ukumva ko byarangiye. Ibyo ngibyo nibyo Imana ije kukuremera, nibyo Imana ije gukoraho, nibyo Imana ije kuzura, kongera gushyira mu biganza byawe. Ibyo wabonaga bidafitiye uburyo, ibyo nibyo Imana ije kugira uteguka. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo waho wa 18 twagezamo. Yavuze ngo Zakariya abaza marayika ati, ibyo nabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragogwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye asorera mu gihe cyayo. 21 Abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya ko ari byerekeye mu rusengero, akajya bacira amarenga uko amaze kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko Umwami Imana yankomereye mu minsi yandeberagamo, akantetura mu bantu. Tuvuge ngo amen. Imana ihimbazwe. Uyu ni umunsi ugiye gutetururwa n'Imana yo ubwayo, kandi muri uko kuguteturura iraguteturura mu bantu. Ni mu bantu. Burya abantu baravuga, iyo ukenye bavuga ko ukenye, wakira bagahindura amagambo bakavuga ngo yakize. Iyo wamwaye bavuga ko wamwaye, wanaseka bagahindura niyo mpamvu rero icyemezo Imana ifashe ku buzima bwawe, icyemezo Imana ifashe kuri uyu mukobwa watindanye n'Imana, icyemezo Imana ifashe kuri uyu munyamasengesho watindanye n'Imana, icyemezo Imana ifashe kuri uyu mushumba watindanye n'Imana, icyemezo Imana ifashe kuri uwo muririmbyi waririmbye ariko akomeza gutindana n'Imana, icyemezo Imana ifashe kuri uyu mwigisha wigisha ijambo ry'Imana ego akabyigisha ari kumwe n'Imana, icyemezo Imana ifashe ni icyemezo simusiga cy'ubutabazi bw'Imana. Nuko Imana igiye kuguteturura hehe? Mu bantu, ikawukuraho ikimwaro wari umwaye, wariraga, wanegeye, wagendaga ugaca iyindi nzira bitewe n'ikimwaro kikuriho. Ariko umva, nyumviriza, wa mugani w'Abarundi ngo nyumviriza, Imana igiye kuguteturura mu bantu. Mu yandi magambo, Imana igiye kugutabarira ahantu waboneraga ikimwaro. Imana igiye kuguhera guseka ahantu waboneraga guseba. Imana igiye kugusebezura, igutabarira aho ngaho wabonaga byari bigize ute, byanze. Bibiliya dusomye igarutse ku bantu batatu. Igarutse ku witwa Zakariya, igarutse ku witwa
umugore we Elizabeti, bikagaruka no kuri marayika. Imana rimwe na rimwe hegiye ngombwa ko idatuma abantu, idatuma abahanuzi, ariko yo ubwayo ikagira ute ikiyizira. Iyi mishaje ni ubuhanuzi bw'Imana, n'ijwi ry'Imana. Imana ivuganye nawe kandi binyuje mu ijambo ryayo, ni uko Imana ije kugira ute kuguteturura mu bantu, kandi hari intumwa idasanzwe ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo aba bantu uko ari babiri, uyu Zakariya n'umugore we Elizabeti, uvuka mu muryango wa Abiya, ngo bari abantu bakomoka mu muryango w'abakiranutsi, ndetse nabo ngo bari inyangamugayo, bakaba abakiranutsi ngo imbere y'Imana n'imbere y'iki y'abantu. Kabiri, Zakariya yari umutambyi. Bibiliya mu rwandiko Petero yanditse yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Haleluya. Yaravuze ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryagize ute yaratoranyijwe. Avuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mubashe kuba inzu z'umwuka wera n'abatambyi b'Imana. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuga ngo Zakariya yari umutambyi. Buriya reka mbabwire, ntazagira umuntu uzakubeshya ngo ni umutambyi mu rusengero, iwe mu rugo atabasha kugira ute gutamba. Ubundi ubutambyi bwose buhera mu rugo, igipateri cyose gihera mu rugo, ubuhanuzi bwose buhera mu rugo, ivugabutumwa ryose rihera mu rugo, amasengesho yose ahera mu rugo, inyigisho zose zihera mu rugo. Iyo mu rugo ibintu bitarimo bigenda neza, byafininye, no kuri teri y'ahandi hose nta cyapfa kugira ute gushoboka. Niyo mpamvu igicaniro cya mbere kigomba kuba icyo mu rugo. Muranyumva? Kigomba kuba icyo mu rugo. Mu rugo igicaniro kidahari, ibindi byose aba ari murare, aba ari ugucyatsa. Bibiliya iravuga ngo Zakariya rero yari umutambyi. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo ubufindo buramufata. Bumaze kumufata ngo ajya gutamba no kosereza ibitambo, kuko ngo bajyaga mu rusengero rimwe mu mwaka. Nyuma ngo arimo agenda akubitana n'abantu benshi, akubitana n'abantu mu buryo butandukanye. Bavuga ati Zakariya ugiye he? Bavuga ati tugiye imbere y'Imana, ngiye gutamba, ngiye kosa imibavu. Ngo marayika aramubwira ngo, abantu bavuga ati Zakariya tujyanira ibyifuzo udusengere. Abatwaye aravuga ati baravuga ati dusengere, bafite intambara bavuga ati dusengere, bafite ibibazo bavuga ati dusengere, nk'uko mbasengera umunsi ku wundi. Ariko ngo akigera mu rusengero, ngo yagiye azi ko ari ibintu bisanzwe, ngo ariko agezeyo asanga ibintu byahinduye isura. Hari igihe umuntu ajya mu rusengero azi ko ari ibintu bisanzwe. Yesaya ngo yagiyeyo yari yaramenyereye ibyo mu rusengero, ngo yaramenyereye ibyo mu nzu y'Imana, ngo ariko agezeyo marayika w'Imana ngo aramutungura. Ngo amaze kumutungura, barangije ngo amubwira amagambo akomeye, avuga ati urande. Yesaya aravuga ati Mana nyeza, numara kunyeza hanyuma kandi ugira ute untume. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo Zakariya ngo akigera mu rusengero ngo aratamba. Yamaze gutamba, nimba yari amaze kwihana, nimba yari amaze kugira ute, Bibiliya ijambo ry'Imana iravuze ngo wagiye kubona nimba yaribukije Imana amasezerano, ariko birashoboka ko nabyo yabivuze. Buriya amasezerano ujya imbere y'Imana, aho wavuganiye n'Imana, wondoye wibutse, wivuga ngo ni Imana itabeshya. Wateye ibishyimbo ntubibagarire, witegereza gusarura. Wateye insina ntuzikurikirane, witegereza ngo uzazikurikirana. Waranguye ntiwicara aho waranguye, ntiwicara aho ucururiza ngo abakiriya baze, witegereza ngo uzagira ute uzunguka. Nimba uri aho ngaho nkwinginga, uri hafi cyangwa uri kure, utajya usengera amasezerano Imana yaguhaye, utajya ujya gusura amasezerano ngo wumve icyo Imana yavugaho,
uri kure y'amasezerano y'Imana. Wikitwaza ijambo rivuga ngo Imana ntibeshya, Imana ni y'abayishaka, Imana ni y'abayikunda. Imigani 8:17 havuga ngo Imana ikunda abayikunda, kandi abantu bayishakana umwete bose bazagira ute? Bazayibona. Imana ishimwe cyane ko Imana ari Imana ikunda abantu bayikunda, kandi abantu bose bayishakana umwete bajya bagira ute? Bayibona. Amen. Imana ni y'abayikunda, kandi abantu bose bayishakana umwete bajya bayibona. Muri iyi minsi 2025 twenda kurangiza umwaka, uri gushakana Imana umwete gute? Abantu benshi barahirimbana bashaka amafaranga ariko ntibayabone. Abantu benshi barahirimbana biga ariko n'ubundi barangiza ibyo bigiye ntibabona akazi kabyo. Abantu benshi barahirimbana bavuga amagambo. Muri iyi minsi urimo urahirimbana werekeza mu cyerekezo? Nicyo kwinginga Imana ngo ugiye kurangiza umwaka amahoro? Nicyo kwinginga Imana ngo izagendane nawe? Nicyo kwinginga Imana uyisaba amakuru ku buzima bwawe? Nicyo kwinginga Imana ngo umenye icyo Imana igushakaho mbere y'uko umwaka ugira ute? Urangira. Bibiliya iravuga ngo Zakariya ngo agitamba, marayika w'Imana ahita aza kuri we, amaze kumuzaho ngo avugana nawe, avuga ati Zakariya, 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 nawe ushyiremwo izina ryawe iryo ari ryo ryose. Zakariya ngo aritaba, baraje avuga ati nubwo uri umusaza n'umugore wawe Elizabeti akaba agize ute? Acecuye. Bavuga ati ariko ngo utumwa buno butumwa buvuga ngo dore ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu. Zakariya agira ikibazo nk'icyo nawe ufite, nk'icyo nawe wakibaza, nk'uko nawe wavuga ati si ibi bintu Imana yarabivuze, imyaka 3 irarangiye, nirarangiye, 5 irarangiye, yambwiye ko izama inzu, none nkotesha inzu 20, yambwiye ko nzacuruza, none nibi ngibi biranze, yambwiye ko nzaba umuntu ukomeye, none ndabona igisuzuguriro gusa, ibi ngibi nabibwirwa n'iki? Ariko marayika w'Imana barongera abwira Zakariya ngavuga ngo ndi nge marayika w'Imana uhagarara imbere y'Imana. Haleluya. Kandi narinzanye bino butumwa nkubwire yuko ibyo Imana yavuganye nawe byose izabisohoza. Nkubwiye ko uzabyara umwana kandi ko muzamwita nde? Yohana. Zakariya ngavuga ati ibyo ntabyo nakiriye, nta nibyo numvishije, nimba bizaba simbizi, ariko marayika w'Imana ababwira ngo uhereye kano kanya ntabwo uzongera kugira ute? Kuvuga. Uzavuga ari uko ibyo Imana yavuze bigeze ute? Bisohoye. Se witeguye gutegereza igihe cy'Imana? Cyane nawe urashaka kumera nka Zakariya utarizeye Imana, yarangiza akagobwa ururimi ntiyongere kugira ute? Kuvuga. Marayika w'Imana bavuga ngo ni nge marayika w'Imana uhagarara imbere y'Imana. Nari nkuzaniye ubu butumwa nkubwire ko amasezerano yawe, ibyo Imana yavuganye nawe byose zabisohoza. Nanjye nje ndi mu cyimbo cya marayika w'Imana, ntumwe n'Imana, mpamirije ibyo Imana yavuze ko izabisohoza. Nimba waragumye mu gukiranuka ikakubwira kurama, uzarama. Nimba waragumye mu gukiranuka ikakubwira kwakira, ugomba kwakira. Nimba waragumye mu gusenga ikakubwira iterambere, ugomba kwakira iterambere. Nimba waragumye mu kubana n'Imana ikakubwira ubukwe, Imana izabukora. Haleluya. Ni Imana itabeshya. Nimba waragumye mu gukiranuka ikakubwira uburyo bwo gutunga, uzatunga unatunganirwe, kuko naje mu cyimbo cya marayika w'Imana. Nanjye ntumwe na marayika w'Imana, ntumwe n'Imana, nkubwiye ko ibyo yavuganye nawe, ibyo yavugiye Kanyarira, ibyo yavuganye Kinzanye, ibyo yavuganye nawe uri Kadeshi Baruneya, ibyo yavuganye nawe uri Ibyumba ku mazi, ibyo yavuganye nawe uri ku Gisozi, ibyo yavuganye nawe uri Nyarugenge mu rusengero, ibyo yavuganye nawe uri Kavuga Virusenga, ibyo yavuganye nawe uri Icyangugu, ibyo yavuganye
nawe uri Uganda ku musozi, Imana yavuganye nawe, ibyo yavuze no kubikora byose izagira ute? Izabikora. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Mbese wakiriye ubuhanuzi, wakiriye mishaje y'Imana, wakiriye icyo Imana ivuganye nawe. Ibyo Imana yavuze byose n'Uwiteka no kubikora izabikora. Imana iguha umugisha, akira imbabazi z'Imana, akira kongera kubona ishyanigwa, akira kubona umunezero, akira umugisha Imana ikuremeye, akira iterambere Imana ikuremeye. Nk'uko Zakariya yari yiganyiriye, yaratashye, bukeye umugore we arasama, ngo arangije inda ayisha amezi angahe? 5. avanga uku niko Uwiteka, umwami Uwiteka yankomereye mu minsi yandeberagamo, yarangiza akanteturura mu bantu. Akira guteturwa n'Imana mama, akira guteturwa n'Imana muko, akira guteturwa n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Akira ishya n'ihigwe, akira igitangaza cy'Imana, akira imbaraga z'Imana. Imana iguha umugisha. Ni ka kanya tuba tugira ngo tugusengere, tuguhuze n'Imana, kandi tugire icyo tuyikubwirira. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, ikurebe neza, ikugarukeho, kandi ireme iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, iri jambo riherekeza, rigira ububasha ndetse n'ubushobozi ku muntu wese, kandi rizure ibyapfuye mu mpande enye z'igihe. Umugambi w'Imana ukumusore, icyoro cy'Imana gikomeye kigaragare, wirukana imbaraga zose z'umwijima. Ineza y'Imana ikomeye igaragare kuri we, hindura ibidahinduka kandi nyuranye amaboko y'utavuga Imana. Icyoro cy'Imana aricyo kigaragara. Urakoze, kugize neza kubikoze, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana iguha umugisha. Hano hanyawe wo kubonera Imana, wo kuzura Umwuka wera no kubona igitangaza cy'Imana. Akagaruka, Imana ibaha umugisha, abana natwe umunsi ku wundi. Kandi ufite konte dushaka ko tuganira, wabitubwira, hanyuma natwe tukagufasha mu izina rya Yesu.